Hari igihe rero ushobora kuba mu rukundo wumva byose bigenda neza, ariko mbere muri wowe ugasanga mu by'ukuri hari ijwi rikubaza riti ese uyu mukobwa koko yaba ankunda cyangwa hari icyo anshakaho? Ese mu by'ukuri arankunda cyangwa bimeze biti? Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu 10 bikwereka ko umukobwa ashobora kuba atagukunda by'ukuri, ahubwo ashaka inyungu kuri wowe. Ntabwo bari gushinja abantu bose, ahubwo ni ugufashanya kugira ngo umuntu najya mu rukundo mu by'ukuri umenye ngo ese mu by'ukuri umuntu turi kubana, umuntu turi kugendana mu rukundo, umuntu turi kumwe mu rukundo bihagaze gute. Ntabwo rero turanga kugira ngo dushinje bamwe tuvuge ibibi byabo, ntabwo bose ariko bameze, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo nujya mu rukundo umenye neza uwo muri kumwe, ese imiterere ni iyihe, icyo ashaka ni iki, icyo agamije ni iki, ese ni urukundo koko agamije cyangwa se hari ibindi bintu bindi yishakira. Rero nisobanukirwa 5 TV, aho ngiye kubereka ibintu bimwe na bimwe bikwereka ko umukobwa hari icyo yishakira atagukunda by'ukuri. Nibyo tugiye kureba. Nisobanukirwa 5 TV ni channel y'ubwenge, ibiganiro byubaka, ibiganiro by'imitekerereze n'ubuzima, iyobokamana, ubutumwa bwiza, ubusobanuro bw'amazina. Ni ukuvuga ngo nta handi ushobora kubisanga ni aha ngaha kuri Sobanukirwa 5 TV. Rero ukore like, ukore share, ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Hari abantu benshi rero usanga barareba ibiganiro byacu video bakazikurikira, ariko ugasanga ntabwo bakora subscribe kugira ngo biyandikishe. Rero wowe ubu wa mbere mu abo bantu kugira ngo wiyandikishe, hanyuma ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Reka rero twikomereze turebe mu by'ukuri uko bimeze. Ni ukuvuga ngo hari icya mbere, ari ugiye umukobwa mu by'ukuri ugasanga aragukunda, ariko hari ikintu akeneye gusa, akagukunda hari ikintu akeneye. Iyo akeneye nk'amafaranga, akeneye se attention, ubufasha, ugasanga aho ngaho ahari cyane cyangwa se ari hafi yawe mu gihe yumva ibyo bintu abishaka. Akeneye udufaranga runaka, akeneye utuntu runaka, ugasanga atangira kukwiyegereza, kuganiriza, kubwira amagambo meza. Yes, ariko mu by'ukuri yaba amaze kubona ibyo bintu yari akeneye, agahita abura cyangwa se agakonja. Rero urukundo nyakuri rugira gute? Ntirujya ruhinduka bitewe n'icyo umuntu akeneye. Ni ukuvuga ngo rero nubona mu by'ukuri umuntu aragukubirije, hanyuma icyo yari akeneye wakimuha ukabona rurakonje, aho ngaho nawe ujye ushyiraho akadomo cyangwa ujye ushyiraho akabazo. Ikindi ugasanga ntabwo ushaka mu mibereho y'abandi, gusa mu mibereho y'abandi ntabwo ashaka ko inshuti zawe cyangwa umuryango wawe, umuryango we bakumenya. Ntabishaka be namba, ntashaka kukwiteza, ntashaka umuryango we, ntashaka kumenya n'inshuti ze, ntashaka ko zigira gute zikumenya. Urumva? Niyo ngo ugasanga arakubika nk'ibanga, kandi iyo burya ari serious cyangwa se ari serious relationship, ni ukuvuga ngo urukundo nyakuri burya bashaka no kugaragara. Ni ukuvuga ngo yari umubano ufite intego, umubano uri seriye. Ni ukuvuga ngo burya akenshi ushaka kwigaragaza impande n'impande, buri wese ashaka kundi bamenye inshuti ye, ashaka kubigaragaza hanze hariya. Ariko rero usanga umukobwa nk'uyu nguyu, ni ukuvuga ngo utagukunda ahubwo ufite ibyo yishakira muri rwa rukundo, usanga we igihe cyose akugira ibanga, ntashake ko n'abandi bagira gute bamenya yuko yewe munavugana. Ikindi ni ukuvuga ngo hari ibiganiro by'urukundo ugasanga arashingira ku nyungu runaka. Usanga umukobwa mu by'ukuri we icyo ashingiyeho ni inyungu runaka. Rero ugasanga ibiganiro by'akenshi biba biri, ugasanga wenda babaza ngo se wakora iki kuri njye, hanyuma wamfasha iki, uranyifasha gute. Ugasanga ibyo biganiro mu by'ukuri wakora iki, wankorera iki, wanshyigikira iki,
uramfasha gute, ni ukuvuga ngo utwo tuntu twose we ni ukuvuga ngo we ahora ashaka, ahora yikururira, ni icyo wanshyigikiramo, ni icyo wankorera, wamfasha iki. Rero ugasanga mu by'ukuri ibiganiro by'ejo byubaka ejo hazaza by'ubuzima, usanga we nta n'ibyo avuga, nta n'ibyo afite, oya, ahubwo washaka iby'ako kanya gusa, uramfasha iki, urampa iki, urabigenda gute. Nuko ugasanga umukobwa nk'uwo nguwo ni ibyo ngibyo, urukundo rwiwe ni icyo rwiberamo. Ikindi ugasanga akunda mu magambo, ariko mu bikorwa ugasanga wapi, uvuga ati ndagukunda, ariko ugasanga ibikorwa bye ntibigaragaza urukundo nabwo. Urukundo rero nyarwo mu by'ukuri usanga rugaragazwa n'iki, n'ibikorwa, ibikorwa pana ibintu by'amagambo gusa. Umukobwa rero nk'uwo nguwo usanga w'icyo azagenderaho, amagambo azaba menshi, ariko amagambo yagire menshi nanone afite ikintu agukubirijeho, afite ikintu arimo arishakira, aho ngaho rwose amagambo buriya we azanayabona, ariko kugira ngo ibikorwa biboneke ntabwo bizigera biboneka. Ikindi ugasanga kuvugisha iyo hari nk'ikintu akeneye, ugasanga arakuvugisha hari ikintu agukeneyeho, iyo akeneye nk'ubufasha ugasanga yitonda, akagushyira imbere, ariko iyo abibonye ugasanga aracecetse cyangwa se agahita anabura. Mbere yuko rero tujya kuri iki cya gatandatu nanone giteye amatsiko, icya gatandatu tugiye kujyaho, banze ukore subscribe kuri Sobanukirwa, kugira ngo nyine ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5/5. Rero ubu wanakora na like, ugakora na share kugira ngo ibiganiro byacu byose nyine bibashe gusirikira mu nshuti zawe. Icya gatandatu rero ni ngo ntashyire umubano wanyu imbere, nita ku muryo umubano wanyu wubakwa, nta nubwo ashaka kuvuga ejo hazaza, we ni ukuvuga ngo ahora mu by'ubu gusa, ari mu ubu gusa, n'uwo nta ntego ndende agira, we ibye ni iby'ako kanya, mushaka ugende murye munywe mugire mute, nuko iby'ejo usanga iby'ejo ntumubaze, nuko wateye. Hanyuma icya karindwi, agukontorora mu bimufitiye inyungu, bimufitiye inyungu aragukontorora, akurikirana ibyo ukora aho uri cyangwa se abo muvugana. Ariko rero usanga nyamara urukundo nyarwo ntabwo ari urukundo mu by'ukuri rwagombye kuba ari urw'inyungu. Urukundo nyarwo rwose rwagombye kuba ari urukundo rudafite inyungu. Hanyuma icya munani, ni ukuvuga ngo agutera kumva mu by'ukuri ko ugomba kumushimisha buri gihe. Ni ukuvuga ngo we aba ashaka ko igihe cyose mbega nyine uhora umushimisha, no kumushimisha mu bikiri bya bindi nyine aba akeneye, uba ugomba nyine guhora umuhereza buri kanya. Ni ukuvuga ngo wumva ko niba udakoze ibyo ashaka, ngo agahita aguhinduka cyangwa se akarakara, nyine wumva nawe uri nko kuri pressure, wumva yuko utari buze kumutakaza, kumva ati se nindakora ibi ngiye bashaka biraza kugenda gute. Rero ugasanga rimwe na rimwe nyine urakora ibintu kuri pressure, wumva ko nutabikora buze kurakara. Rero usanga ibi bituma nanone aguma mu gihirahiro cyo gushaka kumushimisha, kandi ushimisha mu by'ukuri we icyo ariho arakizi. Hanyuma icya cyenda rero ni ukuvuga ngo ni icya cyenda, ntashobora no kugira gute, nta nubwo ashobora kuguteganya mu bikorwa bye cyangwa ngo anagutekereze. Uyu munsi ari kumwe nawe, ariko ejo akabura conscience, cyangwa se usanga abura n'amarangamutima, cyangwa se ukabona nyine nta nubwo nta kwitayeho. N'uwo ngo azagukunda ari uko aricyo ashaka kwaka. Rero umuntu ugukunda by'ukuri usanga ni wa muntu uba unahamye, ntabwo agukunda kubera ko buri kintu cyose akeneye ari kukimuha, nta nubwo mbega aba ugukunda, nta n'icyo aba akunda nyine ubundi abakunda we. Ikindi rero ugasanga nanone nawe urahorana umutima uhangayitse. Urukundo nyarwo rutanga amahoro, rutanga amahoro. Ni ukuvuga ngo iyo hajemo kugira amahoro, icyo gihe aba ari sawa. Ariko iyo uhangayitse cyangwa utizeye umubano mufitanye n'umuntu, mu by'ukuri icyo ngicyo aba ari ikibazo. Rero urukundo nyakuri niyo ngo hari ibintu ugomba kuba rufite, uvuga ngo ntirugira inyungu, icyo ni icya mbere.
rugira icyizere, kandi ugasanga urwo rukundo ruragira gute, ugasanga urwo rukundo rugaragarira mu bikorwa. Hanyuma ugasanga kandi urukundo rutanga amahoro. Rero niba nawe mu by'ukuri wumva ugomba guhora ugerageza kumuha kugira ngo agukunde, ni ngombwa ko wahagarika ibyo utekereza, kubera ko mu by'ukuri n'urwo rukundo nta n'urwo afite, we icyo agamije wacyumvise, namara kukibona arigendera. Rero niba iyi video igufashije, kore like, kore subscribe, kore share, nawe wandika muri comment urukundo nyarwo rugira inyungu. Mwakoze rero gukurikirana Sobanukirwa 5 TV. Rero tuzahurire muri video yacu yo gutaha, aho tuzareba kuri topic nyine nanone y'ubwenge. Rero ushobora kunyandikira ushaka kumenya igitekerezo cyangwa kugira icyo umbaza kuri 0788 36 64